Bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Ndabifuriza amahoro, ndabifuriza umugisha uva ku Uwiteka Imana Nyiringabo. Ndashimira Imana ko yongeye kumpa aka kanya ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ubwo duherukana twari turi kwiga inyigisho zivuga ngo iminsi ni mibi. Iyo minsi ni mibi ni ijambo Pawulo yabwiye Timoteyo amubwira ati mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe birushya, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, ari indashima, bafite ishusho yo kwera kandi bakaguhakanisha ibikorwa. Iyo minsi mibi rero kubera ko izaba ari mibi cyane, urukundo rwa benshi ruzakonja. Twabonye ko nubwo iyo minsi ari mibi, urukundo rwa benshi rukaba rwarakonje, ariko twebwe Imana ijambo ryayo ryadusabaga kugira gute? Kutareka gukora neza. Ikindi kuko iminsi ari mibi, iminsi irahita vuba, twabonye ko iyo minsi kubera ko ari mibi tugomba gucunguza uburyo umwete. Ahandi twabonye ko iminsi ari mibi, nubwo iminsi ari mibi tugomba kugendera mu nzira yo gukiranuka no kwera. Ubushize ubwo duheruka Imana ryaratubwiraga ngo dukomeze icyo dufite hatagira udutwara ikamba ryacu. Niyo nyigisho ya nyuma duheruka gusangira. Iminsi ni mibi, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Imana Yesu yabibwiye itorero ry'i Filadelfiya, aribwira ati ndagushima ko utihakanye izina ryanjye, ndagushima ko wakomeje kuba uwo kwizerwa, ndagushima ko wagumye mu ijambo ryanjye, ndagushima ko nubwo uri umunyantege nke ariko witondera ijambo ryanjye. Hanyuma agakomeza amubwira ati komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Iyi minsi rero ni mibi, umwanzi nawe abarwana kugira ngo atwambure ikamba ryacu, atwambure agakiza, adukure mu ijambo ry'Imana, aduhe kwihakana Yesu. Dore uko iminsi igenda ihita indi igataha, abantu barashaka kubaho nta Mana, barashaka ubuzima butariho Imana ngo barihagije. Ariko iyi minsi ni mibi, komeza icyo ufite, komeza agakiza wahawe, komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Aho niho duheruka kuganira, aho twavugaga ngo komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. N'ubundi turakomeje rero kuri iyo nyigisho ivuga iminsi ni mibi. Uyu munsi turarebera hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo iminsi ni mibi, dutunge ubwenge buva ku Mana. Iminsi ni mibi, dutunge ubwenge buva ku Mana. Mujya mwumva abantu bavuga ngo uriya muntu ngo azi ubwenge, cyangwa nawe ukiyemera ukavuga uti njyewe nzi ubwenge, nta muntu wagira icyo ambeshya. Ariko muri Yobu igice cya 32, umwe muri za nshuti zari zaje gusura Yobu, we yarabyitegereje, arareba, yumva iby'abo bantu bavuze, uko bagiye babwira Yobu ko ibyago afite n'amakuba, bamubwira aho byaturutse. Noneho uwari muto muri bo ababwira amagambo akomeye ari muri Yobu 32, uhereye ku murongo wa 6, arababwira ati nuko Elihu mwene Barakiri w'umubuzi aravuga ati ndi muto namwe muri abasaza, nicyo cyatumye ntinya sintinyuke kubamenyesha icyo nibwira. Naravuze nti abafite iminsi nibo bakwiriye kuvuga, abamaze imyaka myinshi
nibo bakwiriye kwigisha ubwenge. Ariko mu bantu harimo umwuka, kandi guhumeka kw'ishobora byose niko kubaha kujijuka. Abakuze sibo bazi ubwenge, n'abasaza sibo bamenya imanza. Kenshi hari igihe babona umuntu bakavuga bati uriya muntu afite imvi ze zabaye uruyenzi, buriya azi ubwenge. Hari abantu banyura mu ntambara nyinshi, mu bigeragezo byinshi, noneho bakavuga bati uriya kubera ko yaciye mu bintu bikomeye byinshi azi ubwenge, ibyo bintu byamwigishije ubwenge. Ariko Imana itaguhaye ubwenge, niyo waba umaze imyaka myinshi, niyo waba imvi zarabaye uruyenzi, ntabwo ibyo ari byo bitanga ubwenge, ahubwo ubwenge no kujijuka biva ku Mana. Imana yacu ishimwe. Imana niyo itanga ubwenge nyakuri. Ndagira ngo rero dusangire ijambo ry'Imana, turagenda tuyagarukaho, tuyasangira. Ndagira ngo dusangire amagambo atatu. Irya mbere riri mu Migani igice cya 3, duhere ku murongo wa 5. Haravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba amahoro, kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemerera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Irindi jambo ngira ngo dusangire, turasangira amagambo menshi, ariko ayo ngayo ni amagambo y'ingenzi tuza kugenda dusobanura buhoro buhoro. Irindi jambo riri muri Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 5. Yakobo igice cya 1 ku murongo wa 5 haravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja. Ahangaha ubwenge umuntu ashobora kugira gute? Ashobora kubusaba. Ijambo ry'Imana ridusaba kwiringira Imana mu bintu byose. Ntitwishingikirize ku bitekerezo byacu, ntitwishingikirize ku bwenge bwacu, ahubwo tukishingikiriza ku bwenge bw'Imana. Iyo utishingikirije ku bwenge bwawe, ku bitekerezo byawe, Imana irakuyobora. Inzira zawe iraringaniza inzira zawe. Hari ubwoko bune bw'ubwenge. Reka tuburebe muri Yakobo igice cya 3, duhere ku murongo wa 13. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga?
niyerekanishe ingeso nziza, imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubwenge bw'isi, ubwo ni ubwa mbere. Ubwa kabiri ni ubwenge bw'inyamaswa bantu. Ubwa gatatu ni ubwenge bw'abadayimoni. Hanyuma umurongo wa 16 ugakomeza ukavuga ngo kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, icya mbere, buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama. Ubwenge buva ku Mana nabwo bufite ibintu biburanga. Hari ubwenge butatu bune maze kubuvuga. Ubwa mbere ni ubwenge bw'isi. Ubwa kabiri ni ubwenge bw'inyamaswa abantu. Ubwa gatatu ni ubwenge bw'abadayimoni. Ubwa kane ni ubwenge buva mu ijuru. Noneho ubwenge buva mu ijuru burangwa n'iki? Nibwo uyu munsi nshaka ko tuganiraho cyane, kuko iminsi ni mibi. Turakwiye gutunga ubu bwenge buva mu ijuru, ubu bwenge buva ku Mana. Tugiye kurebera hamwe ikiburanga, turebe n'ukuntu umuntu abasha kububona ubu bwenge, kuko Imana iratwemerera kubugira. Kuko iravuga ngo nimba muri mwe habuze ubwenge, hari umuntu ubuze ubwenge, nabusabe. Ubwo bwenge rero, ubundi ubwo bwoko bundi bwo hejuru bwo ntago mbutindaho cyane, ariko ubwenge buva mu ijuru buraboneye, ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwera imbuto, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. Ubwenge buva ku Mana butuma ibintu bigenda neza, kuko bwuzuye ubuntu. Imana iyo uyisabye ikaguha ubwenge, iguha n'ubuntu. Kuko iyo ukoresha ubwenge bw'Imana, ibintu biroroha, ibintu bigenda neza. Ntabwo ari uko ibibazo ubuzima bwacu bwa buri munsi bugizwe n'intambara, bugizwe n'ibibazo. Ariko muri buri cyiciro, muri buri rugamba, saba Imana ubwenge, izaringaniza iyo misozi, izayiringaniza, ubone igisubizo, utambuke. Haleluya! Imana iduha ubwenge buvuye mu ijuru, kugira ngo iyi minsi mibi tubashe kuyibamo kandi dutsindishijwe n'umwami wacu. Iyo rero umuntu abuze ubwenge, ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo ubuze ubwenge, niko muri Hoseya 4:6 avuga ngo ubwo ubuze ubwenge ngo ndakureka, kandi ntabwo uzongera kuba umutambyi. Ubwenge butuma tubasha gutegeka, kuyobora. Ubwenge nibwo butuma tubasha kuba abami n'abatambyi. Ntabwo ushobora kuyobora udafite ubwenge. Abantu b'abayobozi Imana iba yarabahaye ubwenge. Ariko twese, kuko mu bwami bw'Imana twese turi abami n'abatambyi. Imana yaturemeye gutwara. Ntabwo rero ushobora gutwara udafite ubwenge. Kandi ubwenge nyakuri, ubwenge bwiza butuma ukora ibyo gukiranuka, ni ubwenge buva ku Mana. Imana yacu rero idufashe kugira ubwo bwenge. Ubwenge mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ubuzima bwacu bugizwe no guhitamo, bugizwe no gufata ibyemezo. Niyo mpamvu rero dukeneye ubwenge bw'Imana, kugira ngo tubashe guhitamo neza, kandi tubashe gufata ibyemezo bizima, ibyemezo birimo ubwenge, ibyemezo bitazatuma twicuza
impamvu icyo kintu twagikoze. Twamenye ko hariya mu migani batubwiraga ngo ntiwishingikirize ku bwenge bwawe, ntiwishingikirize ku bitekerezo byawe, ahubwo wishingikirize ku Uwiteka, ngo nawe azagira gute? Azagucira inzira, azaringaniza ahataringaniye. Reka dusome muri Luka turebe umuntu wishingikirije ku bwenge bwe. Luka igice cya 12 umurongo wa 15, duhere ku murongo wa 15. Arababwira ati mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava ku bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye. Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerewe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Nuko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera atari mu butunzi mu by'Imana. Ubwenge bw'Imana, uyu nguyu yari afite ubwenge bw'isi, ubwenge bwa kimuntu. Ubwo bwenge bwa kimuntu bwatumaga ahinga keza agasarura. Rero umuntu uzi no guteganyiriza ejo hazaza. Hari abantu bafite ubwenge bwinshi cyane, ariko ubwo bwenge iyo ari ubwenge bwacu, iyo ari ibitekerezo byacu, iyo ari imigenzereze yacu hatarimo ubwenge bw'Imana, nta kintu butugeza. Uyu yari azi ko ejo hazaza he yarangije kuhateganyiriza, ariko ngo yari n'umunyabugugu. Ubwenge buva ku Mana ni ubwenge busangira n'abandi. Hari abantu bakunda kwirundarundaho ibintu, ariko nk'uko Yesu yabwiye uyu mutunzi, yarambwiye ati se iri joro k'ubugingo bwawe ubunyagwa, ibi waruhiye warundarunze, nta mukene wahaye ibyo kurya, nta wamenesheje wahaye aho kurambika umusaya, nta wambaye ubusa wambitse, ubwo bwenge bwawe kuri bubinyagwe. Ubwo bwenge bwo kumenya kubika no kwirundaho ibintu, ubwo bwenge bukumariye iki? Ni ukuvuga rero ko muri ubu buzima tugomba kumenya gukoresha ubwenge Imana yaduhaye, ntitwishingikirize. Ubwenge Imana yaduhaye nibyo koko yari umukozi, ariko yari no gutekereza uko yamenye kuzigamira ejo hazaza he mu by'umubiri, yagombaga no kumenya kuzigamira ejo hazaza he mu by'umwuka, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo aho imitima yacu iri niho n'ubutunzi bwacu buri. Kandi akongera kuvuga ngo mubike ubutunzi bwanyu aho abajura n'inyenzi n'ingese bitagera. Imana rero idufashe, iduhe ubwenge buva ku mutima wayo, kuko ubwo bwenge buraboneye. Ubwo bwenge bwemera kugirwa inama, ubwo bwenge ni ubw'amahoro, ubwenge ni ubw'ineza, ni ubwenge bwera imbuto, ni ubwenge bwuzuye imbabazi, ni ubwenge bwera imbuto nyinshi, za mbuto z'umwuka wera. Imana rero idufashe kandi iduhe ubwo bwenge. Kugira ngo ubwo bwenge tubashe kububona twabigenza gute? Nibyo koko tugomba kubusaba, ariko Imana yacu ntago ipfa gutanga ibintu gutyo gusa. Hari nayo iratubwira iti namwe bana banjye mukore ibi ngibi. Twakora iki kugira ngo tubone ubwenge? Icya mbere tugomba kubusaba, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo muri Yobu 28:28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti
dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Naho imigani yo 9:10 ikavuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Hejuru twabonye ko ngo umenye Uwiteka Imana mu nzira zawe zose, muri gahunda zose ukora, mu byemezo byose ufata, amahitamo yawe yose umenye Uwiteka. Noneho kumenya Uwiteka rero ni ubuhanga, kumufata ukamushyira mu bintu byawe, akaba ari we ubiyobora akagucira inzira, ni ubuhanga. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibyo yanga, ugakunda ibyo ukunda. Ibyo Imana yanga ni ibihe? Reka tubisome mu Migani 8:13. Ibyo bintu Uwiteka yanga ni ibi ngibi: yanga ubwibone, yanga agasuzuguro, yanga inzira y'ibibi. Muri Zaburi ya mbere aravuga ngo wahirwa udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi. Ibyo bintu Imana irabyanga. Kugira ngo rero ubashe kugira ubwenge bw'Imana, ni uko ibyo bintu ubicikaho. Kenshi turabikunda, turabikora, ariko ibyo bintu Imana ibyanga urunuka. Ntabwo ushobora kugira ubwenge bwayo ufite ubwibone, ufite agasuzuguro, ugendana n'abakobanyi, wicara mu nteko y'abaneguranye n'abakobanyi, ukurikiza imigambi y'ababi, ufite akanwa kavuga iby'ubugoryi, ufite akanwa kavuga iby'agasuzuguro, ufite akanwa kavuga ibinyoma. Ntago ushobora kugira ubwenge buva ku mutima w'Imana, ntabwo ushobora kugira ubwenge bw'Imana. Ubwenge nanone kugira ngo tububone, tugomba kugira Yesu mu bugingo bwacu, kuko Yesu niwe bwenge n'imbaraga n'ububasha by'Imana. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bakorinto ba mbere 1:2 umurongo wa 23 n'umurongo wa 24. Aravuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagereki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo. Yesu Kristo rero muri twebwe niwe bwenge bw'Imana. Umuntu ufite Kristo aba afite ubwenge bw'Imana. Twigeze kwiga ibiranga ibintu 7 biranga umwuka wera. Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, umwuka wera, umwuka wa Kristo atura muri wowe. Uwo mwuka wa Kristo rero aza ari iki? Aza ari umwuka w'Uwiteka, aza ari umwuka w'ubwenge no guhishurirwa akuzaho, umwuka wo kujya inama n'imbaraga akuzaho, umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha nawe akuzaho, kuko Kristo ari muri wowe. Kandi nimba Kristo ari muri wowe, umwuka we nawe ari muri wowe. Uwo mwuka wa Kristo rero, hariho uwo mwuka w'Uwiteka, hariho uwo mwuka w'ubwenge no guhishurirwa, umwuka wo kujya inama n'imbaraga, umwuka wo kumenya no kubaha Uwiteka. Umuntu wese ufite uwo mwuka wera, umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ibyo arabifite, kuko Kristo niwe bwenge, niwe mbaraga z'Imana. Ariko nimba umufite, ukaba ukigendera mu nzira y'ababi, ukaba ukicara mu nteko y'abakobanyi n'abaneguranye, nta bwenge bw'Imana ufite. Imana rero ibidufashemo, Imana idushoboze kuba neza kuko muri Kristo Yesu, kugira ngo Kristo we bwenge n'imbaraga by'Imana, ubwenge bwe aba ari bwo butuyobora muri byose.
haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hoseya 4:6 nari nabivuze, ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Kubura ubwenge biragatsindwa n'Uwiteka. Iyo umaze kwakira Kristo, uba ubaye umwami n'umutambyi wo mu bwami bwe. Ariko ahangaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Uyu muntu nta bwenge afite, ibimurimbura ni byinshi, ibimuhitana ni byinshi. Kandi iyo Imana ibona ikubwira ntiwumve, irakureka, ikakwambura ubusonga, ikakwambura kuba umwami n'umutambyi wo mu bwami bwe. Kandi kubura ubwenge ntabwo ari wowe bigiraho ingaruka mbi gusa, ahubwo kubura ubwenge bigira n'ingaruka no ku bana bawe, no ku bavandimwe bawe, no ku muryango wawe, no ku gihugu. Iyo ufite ubwenge ugirira umumaro abantu benshi, ariko iyo uri umupfapfa wangiza byinshi, wica byinshi. Imana iturinde ubupfapfa n'ubugoryi, ahubwo iduha ubwenge buva ku mutima wayo. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Ubwenge buduharurira inzira. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ubwenge buduharurira inzira. Imigani 8:14 haravuga ngo ninjye nyiri inama no kumenya gutunganye, ninjye muhanga kandi mfite ububasha, ninjye wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera, ninjye uha abatware gutwara n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi bose. Murumva ubwenge? Ubwenge nibwo bwimika abami. Ubwenge nibwo buha ibikomangoma guca imanza zitabera. Ubwenge nibwo buha abatware gutwara n'imfura nazo ndetse no guca imanza zitabera. Ariko ubwo bwenge, umurongo wa 17, bukunda ababukunda, kandi ababushakana umwete barabubona. Ntabwo ari ugusenga rimwe gusa, ubwenge ugomba kubushakashaka, kuko ni ikintu cy'igiciro. Ni ukubushaka mpaka ububonye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro iyo asenganye umwete. Ibintu by'Imana bisaba guhora ushaka ugapersevera. Nta mwanya ugomba guta ikintu ushaka ku Mana utarakibona. Ibintu by'Imana bisaba kwihangana, kandi bisaba guhozaho kugeza igihe icyo kintu ushaka ukiboneye. Ubwenge, ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Ubukire n'icyubahiro biri mu bwenge, kandi no gukiranuka nabyo. Umuntu ufite ubwenge arakiranuka, umuntu ufite ubwenge agira icyubahiro, agira ubutunzi. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imbuto zanjye, twabonye ko ubwenge bugira imbuto, kandi bugira imbuto nziza. Imbuto zanjye ziruta izahabu, ni ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira y'imanza zitabera. Ntago umuntu uca imanza zigoramye, umuntu ukiranirwa, nta bwenge bw'Imana afite. Kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko. Iyo ufite ubwenge, Imana iragutunga, kandi iyo ufite ubwenge, Imana yuzuza ibigega byawe. Haleluya. Murumva gutunga ubwenge ukuntu ari byiza?
Imana iduhe umutima w'ubwenge buvuye ku mutima wayo. Kandi Yesu Kristo we bwenge bw'Imana n'imbaraga zayo aganze kandi ategeke mu buzima bwacu. Haleluya. Ikindi twabonye ko kugira ngo umenye ugire ubwenge bw'Imana ni uko uva mu bibi, uva mu bwibone, ureka kugendana n'inkozi z'ibibi n'abakobanyi n'abagizi ba nabi, ugaca imanza zitabera, ukareka iby'ubugoryi. Ikindi tubona ko ugomba kubushaka, kuko ikunda abayikunda kandi abayishakana umwete bazayibona. Ikunda abayikunda kandi abayishakana umutima wabo wose bazayibona. Ni habiri. Yeremiya aravuga ngo 29:13, muzanshaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Naho Imigani 8:17 bakavuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Urumva tugomba kuyishakana umutima wacu wose kandi tugomba kuyishakana umwete. Ntabwo tugomba kunanirwa Imana itaraduha ubwenge. Ikindi kugira ngo ubashe kugira ubwenge bw'Imana ugomba kumenya umwanya wawe muri Kristo Yesu. Abefeso 2:6 haravuga ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Turi muri Kristo Yesu. Ubwenge bw'Imana utaramenya ko uri muri Kristo Yesu ahantu ho mu ijuru. Twabonye ko ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kubura ubwenge. Kenshi turarimbuka kubera kubura ubwenge. Ntumenye umwanya wawe muri Kristo Yesu, tugahora ubwoba, tugahora dutinya shitani, tugahora dutinya abadayimoni, kandi turi muri Kristo Yesu mu ijuru. Ntuheze ko shitani bayirukanye mu ijuru, kandi tukaba turi muri Yesu mu ijuru. Ubwenge rero butuma umenya umwanya wawe muri Yesu, noneho ukanesha. Uranesha kuko ubuzi umwanya wawe muri Yesu Kristo. Ikindi kugira ngo utunge umutima w'ubwenge ugomba kumenya icyo uri cyo muri Kristo Yesu. Twabonye ko ubwenge n'imbaraga by'Imana ni Kristo Yesu. Icyo uri cyo muri Kristo Yesu ni iki? Yohana arabitubwira 1:12 ngo abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo umaze kubihishurirwa rero ukaba uzi icyo uri cyo muri Kristo Yesu, ntabwo umwanzi ashobora kuza kukuriganya. Uba ufite ubwenge bwuzuye buva ku Mana. Abakorinto ba 2:5 ho haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Iyo uri icyaremwe gishya biba byarahindutse. Bwa bugoryi n'ubupfapfa bwawe, za ngeso mbi zose wagenderagamo na ba sogokuruza bawe bagenderagamo, ubundi uhita uzivamo, kuko ubwenge bw'Imana ari we Kristo aba ari muri wowe, akagukiza ibyo byose, ukaba icyaremwe gishya. Icyo gihe rero ubuzi icyo uri cyo, ubwenge bw'Imana buba buri muri wowe. Petero wa kabiri 2:4 baratubwira ngo ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Muri Kristo Yesu dufite kamere y'Imana. Ugomba kumenya icyo uri cyo muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu ufite kamere y'Imana. Muri Kristo Yesu wabaye icyaremwe gishya. Muri Kristo Yesu uri muri we mu ijuru.
ntabwo rero tugomba kugenda nk'abapfapfa, ahubwo tugomba kugenda nk'abanyabwenge, kuko ubwenge bw'Imana, imbaraga z'Imana ari we Kristo Yesu ari muri twebwe. Imana yacu ishimwe. Tugiye kurebera hamwe akamaro ko kugira ubwenge buva ku Mana. Ubwenge burubaka. Imigani 24 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Mo ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse arunguka. Murumva, umuntu ufite ubwenge arubaka, kandi yubaka ku rutare ari rwo Kristo, kandi ibyo yubatse biraramba, ibyo yubatse birakomera. Ubwenge rero bufite n'ibindi bintu bigenda bibuherekeje. Iyo ufite ubwenge hiyongeraho no kumenya. Ngo kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Ubwenge burubaka, hanyuma kandi ubwenge bwubaka urugo, hanyuma kujijuka bikarukomeza bikarushimangira. Kumenya bikuzuzamo iby'igiciro cyinshi. Ubwenge buguha kumenya uko urugo rwawe rugira amahoro, rugira ibyishimo, rugira umunezero, rugira ibikwiriye byose, kugira ngo umuntu abe abayeho ubuzima bwuzuye, imibereho itangaje Imana yamuremeye. Ubwo bwenge rero bugiye bufite ibindi bibushamikiyeho. Ubwenge bushamikiweho no kujijuka, ubwenge bushamikiyeho no kumenya. Noneho rero iyo ufite ubwenge ukongeraho kujijuka, ibyo wubatse birakomera, kandi ibyo wubatse umenya iby'igiciro, umenya ibikwiriye ugomba gushyira mu rugo rwawe, hanyuma ukamenya n'iby'igikundiro. Ikindi, umunyabwenge arakomeye, kandi ujijutse arunguka. Ubwenge buduha gukomera. Ubwenge ariko buva ku Mana. Imana yacu rero ishimwe. Ikindi, ubwenge burakwamamaza. Ubwenge butuma baguhitamo. Iyo usomye mu Itangiriro igice cya 41, ntabwo ndi buhasome ariko muzahasome. Igice cya 41 kuva ku murongo wa 37 ugakomeza ukageza kuri 44. Farawo yaravuze ati, umuntu w'umunyabwenge nk'uyu nguyu twamukura he? Ntabwo bavuze ngo nimukore amatora ngo murebe, ahubwo Yosefu akimara gusobanurira umwami Farawo ziriya nzozi, amaze kuvuga ati murebe umuntu uzashyira mu bikorwa ibyo bintu, Farawo yaravuze ati, umuntu w'umunyabwenge nk'uwo nguwo twamukura he? Urumva rero ubwo bwenge butuma bagutoranya, nta kindi, bwo bwonyine buragusobanura. Ikindi, ubwenge bukurutisha abandi. Iyo usomye muri Daniyeli igice cya 10 igice cya mbere kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 21, nabwo ntabwo ndibuhavuge, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko abo bagabo ngo Imana yabahaye ubwenge inshuro 10. Umwami akajya bareba akabona bafite ubwenge buhambaye. Ubwenge rero bukurutisha abandi.
ikindi, ubwenge butuma uhirwa mu byo ukora byose, kuko yosefu umwuka w'ubwenge wari umuriho. Itangiriro 39 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6 haravuga ngo ibyo yosefu yakoraga byose byabaga ari byiza, hari uburumbuke, ibintu byose yakoragaho byagendaga neza, byabaye umugisha, kubera ko ubwenge bw'Imana bwari buri kuri yosefu, igikundiro cy'Imana cyari kuri yosefu. Hanyuma agira gute, ibyo akoze byose biramuhira, kuko ubwenge bugendana n'ubuntu. Ubwenge bugendana n'ubuntu. Ubwenge rero yosefu yari afite n'ubuntu bw'Imana bwari bumuriho, bwatumaga icyo akoze cyose kiba cyiza. Imana idufashe. Ubwenge nta mupaka bugira. Farawo ajya kwimika yosefu ntabwo yarebye ko ari umunyamahanga, ahubwo kubera ubwenge yamubonyemo yahise amugira minisitiri w'intebe. Ubwenge butuma umuntu agubwa neza akagira amahoro. Nabyo mubirebe mu bami ba mbere kuva kuri igice cya 3, ngo nuko Abayisiraheli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera, baramutinya baramwubaha. Iyo ukomeje abami ba mbere nanone igice cya 5 ni birebire. Salomo ku ngoma ye buri wese ngo yari ku mutini we, hari uburumbuke, hari amahoro. Kubera iki? Kubera ko yamenye gusaba neza, asaba ubwenge. Imana iramubwira iti kuko unsabye ubwenge nzaguha icyubahiro, nzaguha ubutunzi, nzaguha amahoro. Ngibyo. Murumva rero ubwenge tubwifuze, dutunge ubwenge buva ku Mana, kuko ni ubwenge bwiza, buraboneye, bugira neza, bwera imbuto nziza, bugira iby'imbabazi. Oh Mana yanjye we, uduha ubwo bwenge. Twabonye ko kugira ngo ubwo bwenge ubugire urabusaba ukabugira, ariko ubwo bwenge ugomba no kubushyira mu bikorwa. Kugira ngo ubashe kubishyira mu bikorwa uzabigenza ute? Ikintu cya mbere kugira ngo ubashe gushyira ubwo bwenge mu bikorwa ni uko uba mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribe muri twe rigwiriye, rifite ubwenge, ryuzuye imbaraga, kubera ko ijambo ry'Imana uko rigenda ryinjira muri wowe rigenda riguhindura. Rizatuma rero ukora ibintu by'ubwenge, ntabwo uzakora ibintu by'ubugoryi n'ubupfapfa mu migirire yawe, mu mikorere yawe. Mu mikorere yawe hazagaragaramo ubwenge. Kugira ngo rero ubwo bwenge bubashe kujya ahabona, kujya ahagaragara, ni uko uba mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa, niko Matayo yavuze. Matayo 7:24, ni uko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita hasi kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari yubatse hehe? Kuri Kristo Yesu. Kristo twabonye ko ari we bwenge n'imbaraga by'Imana, kandi Kristo ni we jambo. Amen. Ikindi, gusenga.
nicyo gituma nanjye, Abefeso 1:15-23, nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese. Gusenga rero nacyo ni ikintu gikomeye kugira ngo tubashe kugira ubwenge. Ubuze ubwenge nabusabe. Uzabusabira hehe? Uzabusabira mu gusenga. Ikindi, tugomba kugira ibitekerezo bizima. Haza n'ibitekerezo bibi ukabyirukana, ukavuga uti ndafata mpira ibyo bitekerezo bibi, ndabigomororera Kristo kugira ngo abe ari bubitegeka. Abafilipi 8 haravuga ngo, ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho n'ishimwe, ibyo ngibyo byo kubahwa, iby'ukuri, ibyo aba ari byo biganza, ibyo aba ari byo biganza ibitekerezo byanyu. Abaroma 12:2 nabo baratubwira ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ikindi, kugira ngo ubwo bwenge tubashe kubushyira mu bikorwa, tugomba kwigana abatubanjirije. Twe dufite umupasiteri wadukundaga cyane, niwe watwigishije muri Campus pour Christ, atwigisha kuvuga ubutumwa. Ikintu mwibukiraho n'uyu munsi, yaradukundaga, yarororaga akanahinga, yaragendaga akazenguruka kuri buri mudisipure we, akaduha imbata, akaduha amagi, akaduha inkoko, akaduha ibiryo. Mana yanjye, noneho ikintu yatubwiraga iyo yabaga ari kutwigisha ukuntu tugomba kuvuga ubutumwa, yaratubwiraga ati, ntukagoreke ijwi ryawe ngo wivuge, ujye ukomeza ube uriwe, uvuge ubutumwa utihengetse, utihwereje, ahubwo uvuge ubutumwa uko wowe umeze, udahinduye ijwi ryawe. Ibyo bintu rero biramfasha, yanyigishije nyine kuba uwondiwe, nta byo kwishushanya, nta byo kwigira gute, ahubwo ukuri, ugatanga ibikurimo ukuri, nta bindi bintu wongeyemo. Abaheburayo rero 13:7 harabivuga ngo, twigire nyine ku batubanjirije, ku batubyaje ubutumwa, mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yari umuntu ufite umurava, akunda umurimo w'Imana. Uwo muntu ajyaje ubutumwa akamukurikirana, akamuzamura, akamugeza ku kigero cy'igihagararo gikwiriye cya Kristo. Nanjye iyo ndi kuvuga ubwo butumwa mba numva nshaka kugera ikirenge mu cye. Ahandi Yesaya 30:20 aratubwira ngo, kandi nubwo Uwiteka akugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano, abakwigisha ntibazongera guhishwa, ahubwo amaso yawe azajya areba abakwigisha. Urumva ko dukeneye abatwigisha. Abo bantu batwigisha rero tugomba kubatega amatwi, kandi imbuto nziza batwerera tukagira gute, tukazisoroma, kandi tukigana ingeso nziza zabo. Imana rero idufashe kandi ibidushoboze. Ndasoreza kuri iri jambo ry'Imana riri mu Migani igice cya 3 kuva ku murongo wa 27. Turacyari ku bwenge buva ku Mana. Ubwenge buva ku Mana buratubwira ngo, abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime, niba bigushobokera. Ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe, kandi ubifite iruhande rwawe.
ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe ubwo muturanye amahoro. Ntugatongane n'umuntu umupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye. Ntukagirire umunyarugomo ishyari. Mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza, kuko ikigoryi ari ikizira ku Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ukuri agaya abakobanyi, ariko abicisha bugufi abagirira ibambe. Umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Imana rero idufashe, iduha ubwenge bwayo. Twabonye ko hariho amoko ane y'ubwenge. Hari ubwenge bw'isi, hari ubwenge bw'inyamaswa abantu, hari ubwenge bw'abadayimoni, hari ubwenge buva mu ijuru. Ubwo bwenge buva mu ijuru nibwo Imana ishaka ko dutunga. Ubwo bwenge buva mu ijuru burangwa n'iki? Ubwenge buva mu ijuru buraboneye. Ubwenge buva mu ijuru bushaka amahoro, ntabwo bushaka intonganya, ntabwo bushaka amacakubiri. Ubwenge buva mu ijuru bugirira neza bose. Ubwenge buva mu ijuru bwemera kugirwa inama. Umuntu w'umunyabwenge aragenda akagisha inama, akavuga ati aha wangiriye inama ko mbona byanyobeye. Ubwenge buva ku Mana bwera imbuto zuzuye imbabazi, kandi bwera imbuto nziza. Imana rero idufashe, iduhe ubwo bwenge. Twabonye ko kugira ngo tubashe gutunga ubwo bwenge, tugomba kuva mu bukobanyi, tugomba kuva mu bugoryi, tugomba kuva mu binyoma, kuko ibyo bintu ngo Imana ibyanga urunuka. Imana idufashe, iduhe ubwo bwenge. Twabonye kandi ko kugira ngo umuntu ubwo bwenge bubashe kujya ahagaragara, tugomba kuba mu ijambo ryayo, tugomba kugira umwanya wo gusenga, tugomba kumva ijambo kandi tukarishyira mu bikorwa, kandi ubwo bwenge tukabushaka, kuko ngo bukunda ababukunda, kandi ababushakana umwete bazabubona. Ubwo bwenge, ubwo bwenge bw'Imana ni Kristo Yesu muri twebwe. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ndakwifuriza mwene data ko Imana iguha ubwo bwenge. Niba utaraha Yesu ubugingo bwawe kugira ngo akubere ubwenge, ndagira ngo dufatanye gusenga. Mwami wacu, turagushimye ko ari wowe bwenge n'imbaraga z'Imana. Turi imbere y'ubwiza bwawe rero, duciye bugufi imbere yawe, kugira ngo tubabarire ibyaha byacu byose, aho twabaye abapfapfa Mwami, aho twagize buriya bwenge bw'isi tukagira ubw'abadayimoni, utubabarire, ahubwo Mwami uduhe ubwenge buzima, ubwenge buboneye, ubwenge bw'amahoro, ubwenge bugira neza, ubwenge bugira imbabazi, ubwenge bwera imbuto nziza. Yesu, turaguhamagaye kugira ngo uze uganze kandi utegeke muri twebwe, utwuzuze ubwo bwenge bwawe, kugira ngo tuba mu mahoro, kugira ngo ibyiza biva kuri ubwo bwenge bibashe kutugeraho, mu izina rya Yesu, amena.